Yesu Kristo ashimwe bwoko bw'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ni Jeanne d'Arc nanone ugarutse. Reka tubanze dusenge Imana, nyuma dusome ijambo ry'Imana, hanyuma mbabwire icyo Imana yanyeretse ku bwoko bwayo. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma Imana, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana izahoraho iteka ryose. Reka izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, maze nyaguhora ku ngoma Imana icyo ushaka ko gikorwa aricyo kiba mu izina rya Yesu. Umwanya nk'uyu nguyu ndakwinginze ngo ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Umwanya nk'uyu nguyu ndakwinginze ngo Uwiteka ntaba ari twe, ahubwo habeho gushaka kwawe. Icyubahiro ni kibi cyawe. Izina ryawe nirishimwe none n'iteka ryose, bisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amin. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice cya 12, turawusoma wose, hanyuma dusome no mu Baroma 13 kuva kuri 11 kugera kuri 14. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbibwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ku by'umwete ntimubi byangwe, muhirimbane mutima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka, kurwanya uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Reka rero dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 13 umurongo wa 11 kugera kuri 14. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana,
tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu, mubibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Yesu Kristo nashimwe. Ubwo duherukana nababwiraga ubutumwa nahawe n'Imana bwo kugira abantu ngo biyeze, kuko Imana ishaka ko abantu bayikorera bejejwe, igashaka ko abantu babaho mu murimo wose waba urimo uyikorera wejejwe, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, kandi ko ijoro ari iryera ritazajyamo abanduye. Yongera guhabwa ubutumwa bwerekeranye n'iki cyorezo cya COVID-19, coronavirus, Imana imbwira ko ibabajwe n'abantu bihaye icyubahiro cyayo cyangwa bayambuye icyubahiro cyayo, abo yahaye ubuyobozi bakabwiyitirira, abo yahaye kwiga bakaba barabuze ubwenge, abantu bari mu biteye isoni, bari mu busambanyi, bari mu butinganyi n'ibindi byaha by'urukozasoni. Imana imbwira ko ibabaye cyane kubera ibyo ngibyo, kandi ije gusohoza isezerano ryayo ko amavi yose azayipfukamira. Iki rero ni igisakuzo Imana irimo indesakuriza isi, kandi abakomeye n'aboroheje nta n'umwe wari wakica. Niko twajyaga dusakuza ngo sakwe sakwe, ariko ndabona iyi sakwe sakwe yarabuze uyica. Nyir'ubushobozi ari we Mana Data niyo ifite igisubizo mu ntoki zayo. Uwiteka nahabwa icyubahiro. Nongeye rero kugira inzozi, mbona mpagaze ahantu ariko ndimo kubona umurongo munini cyane, abantu bari ku murongo muremure kandi ari benshi. Mbona ari abantu bakuru biga muri universite, ariko none cyaje kuntangaza bari bambaye kontoni. Abantu bo mu Rwanda murayizi, ino myenda twambaraga kera twiga muri primaire ya kontoni y'ubururu. Bose nibyo bari bambaye, abagufi n'abarebare, inzobe n'ibikara, abanini n'abatoya, cyari ikivange kandi ari benshi. Nza kumva umwe muri bo arababwiye ngo nimutareba neza, mutitonda mukurikiza uko bigomba kugenda, mushobora kuziga imyaka myinshi irenze iyo twagakwiye kwiga. Nabonaga basa nkaho ari isomo bagiyemo basaba kwambara iyo uniform, kuko nkuko mubizi abantu bo muri universite ntago bambara imyenda isa, buri wese aba yambara uko ashatse. Nuko hashize umwanya rero naje kubona nyura ahantu hasa nkaho hari ikinogo. Icyo kinogo hejuru hasaga nk'ahantu hari ibitaka, kwa kundi ibitaka biserebeka, urukweto rwanjye rugwayo rumwe. Ndebyeyo mbona ni ahantu hari toilette kandi idatinze neza. Abantu bagiye bajya mu byaro, n'utara kivukiyemo, hari abagiye bajya mu byaro mu kazi mu biki, sinzi niba wenda hari abantu batigize babona izo toilette. Usanga ari ibiti bitegeranye, akenshi umuntu wasabaga toilette wanajya kuyireba wabona imeze gutyo ukiruka ntuyigemo ukabura aho ujya. Zitinze nyine n'ibiti, ariko umwanda wo hasi ugaragara, isa nk'ipfundikiye ku mwenge wayo, ariko umwanda wo hasi ku mpande ibiti nyine bigiye bitinze, nka kumwe iteme riba rikoze biti bitegeranye. Rero nari ndimo ndeba aho ruguye, nsanga haguye inkweto nyinshi, zimwe zitendetse ku biti z'abantu benshi, kandi haragiye hagwamo rumwe. Nuko ndangije ngira agahinda kenshi cyane, ndavuga nti abantu bubatse iyi toilette kubera iki batayitinze neza. Ndagenda njya gufata ibisinde, njya gushaka ahantu nakura ibisinde. Nakangutse ndimo gushaka ahantu nakura ibisinde ngo ntinde iyo toilette. Buri muntu wese avanemo irye, ureba aho waba waratakarije urukweto rwawe, cyangwa se unasenge utazatakaza urukweto rwawe.
ko nabonye n'izindi nyinshi zigiye ari peri zose urw'imoso n'urw'indyo ariko zitendetse hafi aho ngaho zikikije, zimwe mbona ba nyirazo, menya ba nyirazo, izindi sinabamenya, zari nyinshi. Uwiteka abagirire neza. Mu bihe byashize nigize nongera njya mu nzozi, ubwo ako kantu kanyibukije ikintu ku itorero. Njya mu nzozi mbona mfite indobo y'amazi kandi nkenyeye swime rwose, nkeneye gukaraba. Ndagenda ndasohoka njya gukaraba kuri dushe yo hanze, ndababaye mu cyaro baraziza, hari abantu bubaka amadushe yo hanze. Noneho ngezemo mbona isa nk'idasakaye kandi ni gatoya, nunamye binanira gukora mu ndobo ngo noge. Binaniye nterura ya ndobo yanjye nuko nagakenyeye swime, subira mu nzu. Ndagenda rero njya muri iyo nzu, yari inzu nini ariko noneho nyigezemo, ngeze aho nshaka kogera, mu cyumba nashaka kogeramo, nsanga ni icyumba cyuzuyemo imirambo myinshi kandi hashize iminsi mike nakomeje kuzisengera kandi mfite agahinda kenshi. Nibwo naje kubona noneho mbona ndi muri dushe nziza cyane, nziza rwose, ariko muri ako kanya hita hakomanga abantu. Bakomanze ndakingura igipangu, umwe arinjira undi asigara inyuma, ntabwo nabashaka kumubona. Nabonye uwinjiye rero yatangiye anyatuza, aranyatuza. Ntangiye kwatura mbona imbere yanjye hari taburo nini, uko anyatuza nkabona haravaho igihu, uko anyatuza nkabona haravaho igihu. Arangije kunyatuza rero aragenda, aragaruka arambwira ngo hari ikindi gisigaye, nacyo arakinyatuza. Arangije aragenda, amaze kugenda ageze inyuma y'igipangu aragaruka. Uwo wanyatuzaga, ibyo yanyatuzaga byose yaragendaga, wa wundi w'inyuma ryajwi rikamubwira icyo anyatuza, rikamubwira icyo anyatuza, akaza kanyatuza. Agiye rero n'ubundi ngira ngo yarongera aramubwira ati genda umubwire uku. Aragaruka arambwira ati Imana irashaka ko usubira mu idini wahozemo. Ntabwo ari ngombwa ngo mbabwire ngo ni irihe, kuko ntabwo naje kwigisha iby'amadini, ariko ndagira ngo mbabwire ukuntu hari abantu bapfuye kandi bapfa bahagaze, bararaswa ntibabimenya, bakaba ari intumbi mu murimo w'Imana kandi bazi ko bagikorera Imana. Ariko Imana iracyabereye maso abantu bayo ngo itweze itugirire neza. Yaraje rero nyine amaze kunyatuza, amaze kubona taburo yose yeze, mbabariwe ibyaha byanjye, noneho ambwira naho ngomba kujya gusengera, agira naho ambuza. Uwiteka tugirire neza. Icyo gihe nari ntangiye kujiringatanya nyine, ahita ambwira n'ikimenyetso cyaho nakekaga atariho, ambwira uko aho ngomba gusengera. Imana yacu nishimwe, Imana kandi habwe icyubahiro. Nagira ngo rero bene data mabwire ngo iri ni ishuri turimo ritarimo kureba abakiranutsi cyangwa abapagani, kuko hari udakijijwe arimo ariga kandi n'ukijijwe afite ibyo arimo kwiga. Haleluya. Udakijijwe arimo ariga kandi n'udakijijwe arimo kwiga. Abagufi n'abarebare barimo bariga, ntago bireba banini, ntibireba batoya, ntibireba ukomeye, ntibireba uworoheje, buri wese ari muri kontoni. Kandi rero ngira ngo mbabwire ngo mureke twige neza, dukore icyo Imana idushakaho, dushaka Imana, kuko ijambo ryayo rivuga ngo nimunshakana umwete muzambona, ngo kandi nkunda abandi nkuko munshakana umwete muzambona, kandi haleluya, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana yacu nibaha umugisha, Imana nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo buri umwe wese muri uru rugendo, muri iki gihe turimo dusohoyemo, tureke ibintu byo kujya muri byacitse, byabaye, byagize bite no mu nkuru zidafite gahunda. Noneho harimo haranahita ubuhanuzi butandukanye. Nibwo naje mbonye ibyizo nkweto, naje hahise haza muri nge ibyo
nari ndimo mpangana nabyo ngira ngo ejo n'ejo wundi abantu barimo baratambutsa ngo nimurambure Bibiliya ngo muhere ku murongo wa mbere ngo ku rupapuro rwa mbere mugeze ku rwa nyuma ngo murasangamo akadodo ngo agasatsi k'umukara ngo ntabwo muragera ku rwa nyuma mutarakabona uko umukara mugashyire mu mazi ngo uwo ni wo muti wa corona. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo nimube maso, ubuyobe bubaye bwinshi, maji yabaye nyinshi, kandi uko babibabwiye ngo mujye muri Bibiliya mu bihugu bavuga b'abayisilamu babizerera muri Korowani, nawe niko bababwiye ngo bajye muri Korowani. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nimube maso. Hari ubundi buhanuzi burimo gutangwa ngo dore papa ngo yavuze ibingibi bakajyaho bakainterpreta. Bene data nimube maso, buri umwe wese abere maso ubugingo bwe, kandi buri umwe wese ashishikarire kumenya icyo Imana ishaka kandi n'ikimushakaho, kuko turi mu ishuri twese, ariko amasomo turimo guhabwa ntago ari amwe. Mube maso, amasomo turimo guhabwa ntago ari amwe. Nubwo turi mu ishuri mu gihe kimwe, twese turi muri kontoni, ariko buri umwe wese afite isomo arimo guhabwa. Hari uri mu rugo iwe Imana imushaka ngo yongere yiyunge n'umugore, wa undi wajyaga ataha avuga ati singiye mbona ntaha yasinziriye, cyangwa se undi akavuga ati singiye mbonye kimvira aha, cyangwa wowe uvuga ati aba bana rwose baransakuriza. Umva, iga neza, icara neza wige, kuko nutiga neza muri iki gihe Imana iguhaye ishuri ryawe riziyongera. Imana nibaha umugisha, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ndagushimiye nyaguhora ku ngoma Imana, gushimiye kugira neza kwawe, gushimiye imbabazi zawe nyinshi, gushimiye ko dukunda kandi utwitaho, gushimiye nyaguhora ku ngoma Imana ko nta kizaba ku ntore zawe utatumenyesheje. Icyubahiro n'ikibi cyawe, bana natwe twese, utugirire neza, impuhwe zawe n'urukundo rwawe bane natwe, kandi ijambo ryawe ribe rigwiriye mu mitima yacu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amin. Imana ibahe umugisha. Ubu butumwa nabwo nari nabutambukije mu 2020 mu kwezi kwa kane nyine, nkegera ndi mu bihe byiza byo gusenga Imana. Imana rero ishimwe, Imana ishimwe. Kegera nibwo nabonaga nari nagize ubwoba, nabonye ukuntu abarebare n'abagufi, abanini n'abatoya, abazungu n'abirabura twambaye kontoni, kandi koko twarayambaye. Numva ngize ubwoba n'agahinda kenshi. Niba hari igihe nafashe ibihe birebire byo gusenga, ni muri 2021 nafashe ibihe bihagije byo kubana n'Imana no kugisha inama Imana, kandi byangiriye umumaro. Ndashimira Imana. Rero nta kimana ivugira ubusa, ibigira ngo iduhiture, ibigira ngo twihane, kugira ngo twezwe, kuko buri munsi abageni barataha, buri munsi tubona abataha. Rero birakwiye ko duhora twejejwe, tukabana n'Imana amahoro. Nari nabwiwe icyo gihe, ndabwirwa ngo aba bantu nibatiga neza ishuri riziyongera. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ishuri riteganyirijwe imyaka 3, ngo ariko nibatiga neza ishuri riziyongera. Ndababara cyane, mbwira uwambwiraga, ndavuga nti se college ubwo cyangwa se university twisigaye noneho baranayishyize ku myaka 3 kugira ngo umuntu ayirangize, none isomo rimwe rizigwa imyaka 3. Numva ngize agahinda kenshi mu mutima, mfata ibihe byiza byo gusenga. Numva ngize kandi gahinda ko mu mutima ko kwibaza iby'uru rukweto rwanjye rugiye n'izi nkweto za bene data batakaza ntibajye no kureba aho zatakaye ngo bazikureyo. Numva ngize agahinda ko mu mutima, ntangira ibihe byo gusengera inkweto. Nasengeye inkweto bene data, ikintu watakaje kugira ngo uzongere ukibone biravuna. Kubaka biravuna, gusenya biroroha. Niba hari ikintu wagezeho uzirinde kugisenya. Mu minsi ishize nabwiye abantu, ndababwira nti reka mbabwire, murimo murapfa ubusa. Ikintu Imana idushakaho
ntabwo ari uku kuza guhangana ku ma YouTube ngo muze gusebanya. Icyo Imana idushakaho ni ukuba maso, tukabana n'abantu bose amahoro, tukabwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bavana mu byaha. Nimuve mu matiku, murimo murasenya ibyo mwubatse, kandi gusenya biroroha bene data, kubaka biragora. Abantu basenye imitima y'abantu kugera ubwo abantu bazinukwa Imana. Abantu basenya imitima y'abantu yari yarubakize mu gihe kigoye, ariko bayisenya mu gahe gatoye. Ndakwinginze nge nawe tubere maso ubugingo bwacu, tubere maso ubugingo bw'imiryango yacu, tubere maso ubugingo bw'itorero. Turi aha mu isi turacyakeneye kwambara imbaraga, turakeneye kwambara imbaraga, turakeneye kwambara imbaraga, kandi biradusaba ko tuba maso. Tube maso mu byo dukora byose, tube maso aho turi hose, mu buryo bw'umubiri n'umwuka, kuko ibyangiza umubiri biba byototera n'ubugingo. Tube maso rero mu bihe byose kandi na hose. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Uyu mwanya mbabwira, ndashimira Imana ko nagaruriwe inkweto zanjye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashimira Imana ko nagaruriwe inkweto zanjye, ko narabisengeye, ndabisengera, ndongera ndabisengera, ngira umugisha, ngarurirwe inkweto zanjye. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Nawe urebe niba ntacyo watakaje. Niba hari icyo watakaje, wegera Imana. Biracyashoboka. Njye nyambwira abantu ngo kugeza igihe ku mwuka wawe wa nyuma, uracyafite amahirwe yose 100% yo kubana n'Imana. Uracyafite amahirwe yose 100% yo kugaruza ibyawe wanyazwe. Uracyafite amahirwe yose 100% yo kugera ku nzozi zawe nziza. Imana yo mu ijuru iracyagufitiye imbabazi. Kuba rero uriho uhumeka, hariho benshi barangije urugendo rwabo, ni ikimenyetso cy'uko hari icyo Imana igushakaho. Nawe ba maso, ubaze Imana ikigushakaho, ubaze Imana uko witwara, ubaze Imana ibyo gukora, ubaze Imana uko mugendana. Bene data, reka dufite umujyanama. Ntitukamere nk'abagushije ishyano, cyangwa ngo tubone ngo ibintu byacitse, tumere nk'abatazi Imana, tumere nk'abatagira Imana, tumere nk'abatazi iyo basenga. Biradusaba ko tuba maso, tukamenya Imana twamenye, tukamenya Imana yaduhamagaye, tukamenya Imana ikorana natwe, tukamenya agaciro kacu nk'abakristo, tukamenya agaciro kacu nk'abanyamasengesho, tukamenya agaciro kacu nk'abahanuzi, tukamenya agaciro kacu. Ese iyo Imana iguhishuriye ibintu, mwene data, haba mu nzozi cyangwa mwiyerekwa, ukurikizaho iki? Ukora iki? Urabireka gusa ujya kuri YouTube se ugahita ubabwira ngo Imana yambwiye ibi n'ibi? Ni igiki ukora mu gihe ugize iyerekwa? Ni igiki ukora mu gihe ugize inzozi? Ni igiki ukora igihe Imana iguhaye ubuhanuzi? Ni igiki ukora igihe ubonye iyerekwa kuri mugenzi wawe, ku itorero se cyangwa ku gihugu? Ubanza gukora iki? Imana yo mu ijuru tugirire neza. Tuzabigarukaho, ndifuza ko twazagirana iki kiganiro mu bikurikiraho. Ese ni iki nakora mu gihe mbonye inzozi? Ese ni iki nakora mu gihe ngize iyerekwa? Ese ni iki nakora? Nakwitwara ne? Ese narinda impano Imana yampaye gute? Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire. Ni Jeanne D'Arc mwaganiraga nanone ijambo ry'Imana. Ndabakunda ariko